Miruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro yangabiye, ntanyugurura iringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye Yesu rinsunika hera ku birenge bye. Ririmba hareruya, twibutse ko dufite agakiza kanguya habi, ko ndushaho kumegera, amaso yanjye arahumuka, asunikira ku birenge byiwe, umva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Haleluya, himbaza Imana mutima wanjye. Haleluya, haleluya, twabonye agakiza, twabonye Yesu. Shimwa, shimwa, shimwa Yesu, shimwa Yesu, himbazwa Yesu, amamara Yesu. Haleluya, saririmbishwa impundu nyinshi, agakiza ke kanguya habi, ko ndushaho kumegera, amaso yanjye arahumuka, azirikira ku birenge byiwe, mwumva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Amena, umutima wanjye uramukunda. Imana ishimwe kubw'iyi ndirimbo. Nagira ngo nkwibutse ko ari byiza kuririmbira Yesu. Yesu yaduhaye agakiza ku buntu. Yesu uramukunda? Kananya nkubaza iki gitondo, wumva ukunze Yesu? Yesu uramukunda? Ririmba, muririmbire, muzamurire icyubahiro. Yadukuye ahabi, icyaha ni kibi, icyaha kirica, icyaha kigira ibihano, icyaha kigira ingaruka, icyaha kigira umuvumo. Yewe we, ni byinshi, ariko turashima Yesu wabidukuyeho ku musaraba i Golgotha. Kubw'amaraso ye tubasha kwezwa, muri ayo maraso tugatungana. Umwami ahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busengeremo iki gitondo. Ni Yobu 34 umurongo wa 29 kugera ku wa 30. Haravuga ngo, iyo itanze amahoro ninde wabasha gutera amahane? Iyo yitwikiriye ninde wabasha kuyireba? Uko yagira benshi niko yagira n'umwe, kugira ngo utubaha Imana atima, kandi ngo hatagira utega abantu umutego. Amen. Baraza baza bati, iyo itanze amahoro ninde wabasha gutera amahane? Iki gitondo Imana iduhaye umunsi, ninde wabasha kuwutwambura? Imana itugiriye ubuntu bwo kubaho, ninde wabasha kutwambura kubaho itabyemeye, itabishatse? Haleluya. Niyo igena byose, niyo itegeka byose, niyo izi inzira zacu, niyo izi imiryamire yacu, niyo izi imibyukire yacu muri iki gitondo kuri uyu munsi. Niyo yabigennye uko nyine bimeze, ni uko nguko ni data wa twese wabigennye gutyo. Haleluya, bitewe n'impamvu n'icyo ashaka. Iyo yitwikiriye ninde wabasha kuyireba? Hari igihe Imana yitwikira kandi igatwikira n'ibintu.
rwose ugashakisha, umuntu agashakisha agaheba, ariko aho naho mu kwitwikira ibihari niyo mpamvu nako duhaguruka tukajya gushaka mu maso hayo, tukayisobanuza, tukayigisha inama dukora iki, kandi ikadusubiza. Haleluya. Iyo yitwikiriye ninde wabasha kuyireba? Umukiranutsi, wa wundi wamenye Yesu. Kuko hari igihe imusubiza ikamubwira ati ntegereza, hari igihe Imana igusubiza ikamubwira ati ndindira, hari igihe Imana igusubiza ikamubwira ati ndahari, turi kumwe, nubwo uri guca mu muriro, nubwo utari kumbona, ariko turi kumwe, kuko biravuga ngo twegereye kurusha imyambaro twambaye. Iyo yatanze amahoro ninde watera amahane? Haleluya. Iyo ni Imana. Ninde waza gusakuza mu mugambi w'Imana? Nawe. Ninde waza guteza amahane mu byo Uwiteka yahagurukiye kwikorera ubwe? Ntawe. Ndagira ngo uyu munsi wakire ihumure. Uwiteka yaguhaye amahoro, ntawayakwambura. Ntawe. Haleluya. Ntawe. Iyo yitwikiriye ninde wabasha kuyireba? Imana yacu iyo igikora kuko ibishaka, iyo igikora mu gihe gikwiriye. Ahangaha abantu bitoza gutegereza Imana, ko n'Imana itabeshya. Tegereza Imana. Hari igihe yitwikira, hakaba n'igihe ikinga, ariko icyo nyikundira niyo ikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga mu byahishuwe. Umwami ahimbazwa. Iyo yitwikiriye hari n'igihe ijya yitwikurura, inyuranye ibihe. Niba uri mu gihe Uwiteka utari kubona yitwikiriye, komera, humura. Aragira ngo arebe ukwizera kwawe. Humura, aragira ngo arebe ibyiringiro byawe aho bigana. Humura, aragira ngo amenye niba koko umukunda, wirirwa umubwira ngo uramukunda, amenye koko ko ari byo. Humura, aragira ngo amenye koko niba koko uhagaze muri we, kugira ngo umunsi yitwikuruye koko niba muzagumana, niba utamuryarya, niba utamusondeka, niba utari gukizwa kubera ko yari yitwikuruye mu ruhande rwawe umwanya umwe, noneho yanitwikiriye ngo arebe no mu kwitwikira, arebe uko wifata, arebe uko ubigenza. Ariko muri icyo gihe Imana yitwikiriye, muri icyo gihe turi gukabakaba tukumva tutari kuyumva, aho niho ahubwo turushaho kuyishaka kandi tukayibona. Abayishakana umwete barayibona. Ijya yitwikurura, humura, komera, shikama. Ni umwami mwiza, ntagabeshya. Nk'uko yagira benshi niko yagira n'umwe. Haleluya. Uko yagira benshi niko yagira n'umwe. Ni ukuvuga ngo nta kinanira Imana. Baba abantu benshi arabishoboye, baba umuntu umwe arabishoboye, biba urugo arabishoboye, biba urubyaro arabishoboye. Uko yagira benshi niko yagira umwe. Uko yagira abagabo arabishoboye, uko yagira abagore arabishoboye. N'Uwiteka Imana yihagije. Ntibigombera umubare w'abantu, ntibigombera uko ibintu biteye. Oya, yo ni Imana yihagije. Uko yabikora ni mu bubasha bwayo, ni mu bushake bwayo, ni mu buntu n'imbabazi atugirira. Umwami yamamara. Igituma Uwiteka akora gutyo rero, ngo kugira ngo utubaha Imana atima. Haleluya. Ngo kugira ngo utubaha Imana atima. Erega utubaha Imana iyo akiza gufata akima, ni urugero, akagira ibyo ategetse ku buzima bwawe, ni ukuri ubu ngubu ntabwo tuba tukiriho, bamwe baba baribagiranye. Utubaha Imana yakiza kuba ari we ufite decision ku buzima bwacu, aba yaratumize bunguri. Yo, turashima Imana ituma abatubaha Imana batima. Turashima Imana ituma
abari baduhagurukiye batima ngo batugireho ububasha, batugireho ubushobozi, batugireho itegeko, ahubwo data agenda bubambura, agenda bambura ibyo bari bishingikirijeho, agenda akamvuga ngo agenda akura inziga ku magare yabo, tugatambuka tukambuka, ngo kugira ngo abatubaha Imana, utubaha Imana atima. Ibaze utubaha Imana ari we wari ufite iminsi yawe yo kubaho, noneho wowe ukaba wubaha Imana. Ntabwo tuzi uko yabigenza. Bivuga ngo abanzi bacu batumira bunguri, ariko ntibizakunda kubera ko Uwiteka adasinzira, atubereye maso. Turamushimira umwami ngo kandi ngo hatagira utega abantu umutego. Haleluya. Ni Imana yihagije, ni Imana ikomeye, nta mitego myinshi Uwiteka yagiye agutegurira, nuko yagiye nyine haba akahagoboka. Ko ni Imana itegura imitego y'abantu, ngo kandi hatagira utega abantu imitego. Turashima Imana itegura imitego baduteze, turashima Imana itegura ibinyoma baduteze ikabivuguruza, abandi ikabishyira ku karubanda. Turashima Imana itegura imitego yo mu mwuka, rimwe na rimwe ikanayihindura ubusa ntidufate. Turashima umwami utegura inzira tunyuramo mu gitondo, utegura imigambi yacu y'ubuzima bwacu ikayishyiraho, itegura ibidufitiye umumaro, ibidafite umumaro ikabivanamo, n'abadafite umumaro ikabigizayo. Aho badutega imitego ikagenda ibyigizayo, n'igihe tubona ari nko kugeragezwa cyangwa se ari nk'ibiti, ariko Uwiteka hari ibyo aba yigijeyo kugira ngo bitadutega imitego, kugira ngo batadutega imitego. Umwami ahimbazwe. Ndashimira Imana iki gitondo. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana turagushimira mwami, turagushimiye gitare, turagushimiye mwami w'abami, tugusize hejuru, uri mwiza. Ndagushimira ko iyo utanze amahoro ntawabasha gutera amahane. Turagushimira uyu munsi amahoro watuzaniye, ko nta n'umuntu n'umwe ushobora kuyatwambura. Turagushimira papa ibyo hagurutse gukora, kuri bubikorere mu mahoro. Turagushimira ko ntawe uri buze kuyafata ngo ayigarurire twebwe tuburiremo, hoya, ahubwo amahoro wampaye, amahoro wahagurukanye wayaduhaye. Turagushimira mukiza ko ari we wabirekuye gutyo, ukadushyirira amahoro mu munsi, ukadushyirira amahoro mu nzira zacu, ukadushyirira amahoro mu bikorwa byacu. Kandi mwami ntawe uri butere amahane, ntawe uri buze kubyivangamo, kubera ko we warekuye amahoro mu buzima bwacu mwami. Turagushima ko ntawaza kwivanga mu byo wakoze. Turagushima kudukirije abanyamahane, kudukirije abatuzanagaho amahane, kutwirukaniye iby'amahane, ahubwo duhaye iby'amahoro papa. Wowe witwikira ntagire ubasha kukureba. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana wagendanye natwe mwami, tukakubona mu nzira zacu. Ubu naho hari igihe witwikira kugira ngo upime kwizera kwacu mwami. Ndasenze umuntu wese mwami ibi hari gucamo, Mana mbari guca mu bihe witwikiriye, bamenye ko iki ari igihe cyo kugushaka, bamenye ko ari igihe cyo guhindura amasengesho, bamenye ko ari igihe waje kugerageza kwizera kwabo ngo urebe, bamenye ko ari igihe waje gusuzuma ibyo bavugaga koko niba ari ukuri biri mu mitima yabo, bamenye ko ari igihe uri muri gushaka abakiranuka by'ukuri. Mu gihe utihishe bamenye kuri gubashaka, mu gihe n'igihe wihishe bamenye kuri gushaka ko bakiranuka. Muri ibyo biho byombi bamenye ko barindiriye, bamenye ko bashaka, bagenda bakiranuka, bagenda batungana, bagenda mwami bubahiriza ijambo ryawe. Udushoboze mwami uyu munsi papa, uyu munsi Yesu, buri wese ahaherereye akubone. No muri uku kwitwikira nyine harimo uburinzi bwawe, no muri uku kwitwikira nyine harimo ibyo uri bukore, no muri uku kwitwikira
harimo imbabazi zawe nyinshi, harimo uburinzi bwawe, no muri uko kwitwikira nyine tukagira ibyo tutari kugeraho, harimo gukora kwawe, harimo kuzagaragarizwamo imbaraga zawe, harimo kuzongera kwiyerekana bundi bushya mu yindi forume mwami, kugira ngo tutakumenyera, kugira ngo tutabitwara nk'ibisanzwe, ahubwo bitume tugutinya Mana, ahubwo bitume tukubaha Mana, ahubwo bitume turushaho kukwizera, ahubwo bitume turushaho kugukunda mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko wagira benshi mwami, ni nako wagira umuntu umwe. Byose urabishoboye papa mu buzima bwacu mwami. Uko wakorera urugo niko wakorera ingo nyinshi mwami. Uko wakorera abana umwana umwe niko wakorera abana mwami. Uko wakorera buri muntu wese mwami niko wanakorera igurupe nyinshi. Bisobanuye ngo uri Imana yihagije, bisobanuye ngo uri Imana y'inyamaboko, bisobanuye ngo uri Imana wowe ubwawe, ntawe usaba uburenganzira, ntawe usaba uruhushya, ahubwo ukora uko ushaka Mana, ku gihe ushakiye. Umugambi wawe ni muremure ku muntu, umugambi wawe ni muremure ku bantu bawe Mwana. Icyubahiro kibi cyawe. Haleluya, haleluya. Kandi ibyo byose ubikora ntawe ubajije, ntawe ugisha inama, kubera kuri Imana nziza, kubera kuri Imana ishobora byose. Yesu, 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 shimwa. Turagushima Mana, ngo kugira ngo utubahe Imana atima ibyo byose kandi ugenda ubikora. Haleluya. Ukiyerekana kuri umwe, ukiyerekana kuri benshi, kugira ngo utubahe Imana atima. Turagushima Mana. Iyo abatubaha Imana aribo bafite kontrole ku buzima bwacu, yo barara baturangije. Iyo abatubaha Imana aribo bafata decision y'imyaka yacu yo kubaho, ibyacu byaba birangiye. Iyo abatubaha Imana aribo badutegeka, yewe yewe yewe, aribo bategeka ibihe byacu byaba biturangiranye, aribo bavugaga iki kibe nko mu buzima bwacu, ibyacu byaba biyoberanye. Ariko turagushima wowe, turagushima ko wuzuye urukundo, wagiye uturinda abatubaha Imana, wagiye uducisha mu nzira batazi, wagiye uducisha mwami hahandi mu ruhisho rwawe, mu bwihisho bwawe bwa bundi bwisumba byose, hamwe tunyura tugakira. Wagiye uducisha mwami naho bari ukabasinziza tugatambuka. Wagiye ubikorana imbaraga zawe n'ububasha bwawe mwami. Turagushimira ko wagiye uturinda abatubaha Imana, imigambi yabo ukayifata mbere itaratugeraho, imigambi yabo ukayiburizamo, imigambi yabo ukayitsinda, imigambi yabo ukayitsinsura, imigambi yabo igafatwa mbere. Haleluya. Turagushimiye ko ari wagiye uturinda abatubaha Imana, gahunda na proje zabo bari badufitiye ibyo byose ukabiburizamo, ahubwo hakajya wowe icyo wagambiriye gusa. Turabigushimira Mana, kandi ndaguhimbaje, ushyirwa hejuru, kuko ibyo byose ubikora kugira ngo hatagira udutega umutego. Hari imitego y'abantu, hari imitego y'Imana, buri mutego wose mu isi y'umwuka no mu isi bifatika. Imitego bari baduteze, imitego mu kazi, imitego mu mihanda, imitego mu nzira tunyuramo, aho hose ugenda utegura, aho hose ugenda iburizwamo imitego mu bantu. Ibyo byose wowe ugenda uyiburizamo, ngo kandi hatagira utega umutego abantu. Haleluya. Turagushimye kuko dukunda Mana, uradukunda, niwe watwiremeye, ukagenda utegura imitego baduteze, ukagenda utegura imitego abatubaha Imana basizeho, ukagenda utegura imitego inkozi z'ibibi zasizeho, ukagenda utegura imitego abapfapfa bashyizeho, ukagenda utegura imitego abanyabyaha byatambitse, ukagenda utegura imitego mu bwoko bwayo bwose, mu mubare wayo wose, mu buryo bwose babikoze. Ukagenda ubiturinda, ukagenda uhahagarara muri domene zacu z'ubuzima. Himbazwa mwami. Turagushimiye ibigoyi byabo tutazabigwamo, turagushimiye ko iyo mitego yabo tutazayigwamo, turagushimiye ko ari wowe udukuramo, ugakuramo n'ibyacu n'abacu. Kandi mwami turasenze uyu munsi imitego bari baduteze itegurwe mu maraso ya Yesu, ayimenenganishe. Uko umuvutembo ugatwara ibintu, itwarwe n'amaraso ya Yesu. Imitego hose mwami mu buzima bwacu yari yaratezwe, mujye tugenda duhura nayo mu buzima bwacu, mibereho yacu, iyo mitego irandagurike, iyo mitego ibashibukana ari bo
mu izina rya Yesu. Iyo mitego ntituzayigwamo, ntawe uzahadufatira, ntabwo tuzaneshwa, kubera ko turi kumwe n'Imana yihagije. Iyo ntawigisha inama, kubera ko Yesu yazutse. Turagushimiye Yesu ko amaraso yawe aduha gutsinda abadutega imitego. Turagushimiye Yesu ko amaraso yawe aturinda, haleluya, aturinda abatubaha Imana. Turagushimiye Mwami ko ari wowe ubasha guhinduranya ibihe. Turagushimiye ko iyo utanze amahoro ntawe utera amahane. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe na share kugira abantu byukije basenge mu izina rya Yesu Kristo.